nyuma y'imyaka 100 aho ugereranyije azaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2124 twese n'abavandimwe bacu ndetse n'inshuti zacu tuzaba twarasubiye ku muremyi wacu. Mu yindi mvugo twese tuzaba twaritabye Imana. Abantu tutazi nibo bazaba batuye mu mazu yacu twamaze imyaka n'imyaka twihiringa ngo twubake, n'abandi bantu tutazi nibo bazaba ari ba nyiri imitungo dufite ubu nonaha. Ibintu dutunze kuri ubu icyo gihe bizaba byarabaye ubushwange, byarajugunywe cyangwa se byarangiritse cyane, ndetse n'imodoka zihenze twari dutunze zizaba zarabaye ubushwange. Abuzukuruza bacu bazaba batatuziho byinshi cyane cyangwa se bataratwibuka. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ese muri twe ninde uzi izina rya sekuruza we? Nyuma y'uko twitabye Imana hacaho imyaka mike gusa, ubundi tugasigara ku mafoto gusa ku bikuta by'abandi. Nyuma y'indi myaka mike amafoto yacu ashaje n'ibyo twagezeho byose bitangira kuba amateka, ubundi bikagenda byibagirana gahoro gahoro. Bityo nitubasha gutekereza neza kuri ibi byose bizatuma dusobanukirwa neza ko hafi ya 95% y'ibintu bidushishikaje duhora twiruka inyuma ni bitari ngombwa. Tubashije guhora dutekereza ko turi abahisi n'abagenzi kuri iyi si, ibitekerezo n'ibikorwa byacu byose byahinduka bikaba byiza kurushaho. Twashishikazwa n'ibikorwa byiza gusa kandi by'ingirakamaro gusa, maze ubundi tukaryoherwa n'ubuzima. Bityo ujye uhora utekereza ibi bintu. Ikintu kitazakugirira akamaro mu myaka 5 izaza ntukagitakazaho umwanya w'iminota irenze 5.